Ujya gukora. Ujya gukora ngo ajya gumushika. No, rupa, yo se llama Miguel. Mutuze kandi ntihazajye umuntu ongera kubantereraho hano mu rugo. Mutuze mujye murya mwoge mukarabe muse neza ibibyenda byanyu mubikuremo mu mese sibyo, hanyuma mukurikira mukora akazi ngaho muhaguruke muze mbere ibyo mukora. Oye ntanzo ngaho nimwinjire Nawe nakinjira muri inzu yawe. injira wirebe. Njyakwinjira muri ariko se umva nta kibazo gihari wese urabona hari nukuri nta nzoka mfite pe. Urabona hari ninde koko ninde wabanteranijeho ase mwakwihanganye mugakora akazi ko. Urabona hari inzoka ihari koko murabona hatari amahoro. banza Urabona ikibazo gihari koko. Njye ndi umuntu mwiza nta kibazo pe. ariko nta kintu nta kibazo pe. nayo hasi ugasigara nuri hari ikibazo ko abakozi banjye njyewe birananyobera ikibazo baba bafite. hakuze umuntu nteranya n'abakozi banjye ninde koko. njye ndibaza koko none se ba baturage bepfiriye abo mu mwisibo ya Kangahe sinabafashije nkabishyura mituweli. Umutima wanjye nta kintu ushinze habe na kimwe muri uyu mudugudu. Ahubwo umuntu waba njye ndibaza umuntu waba wishe inyuma y'ibi bintu ninde koko. Abantu nishyurira mituweli hafi abantu 20. Abakozi bagenda bari n'abaguriye inkweto nubwo wenda banagiye ariko hari n'abaguriye inkweto. Hanyuma abangaba nabo nzanye ngo n'umuntu ngo bita gasirabo ntabwo njye ariko ntacyo ubwo bagarutse nta kibazo pe. bakomeza akazi noneho ubwo nanjye ibindi wenda nzaba mbikurikirana. ariko njye nzi ko ndi umuntu mwiza pe. siko ndi umuntu mwiza kabisa. ese butike yanjye si umunzani simba naho nusuye abantu mbaha ibiro byuzuye. Ku inzoga zo zirazipfundikiye zirazipfundikiye simba nazipfundiye ngo mvuge ngo hari nisa muntu nteranya abashingiye kuki. Mw'uyu mudugudu ntuyemo abantu batangira mituweli, abantu nkabishyurira hari abadamu bangaye nishyura ejo heza. none se yaba uyu muntu yaba afite ikibazo. Afite ikibazo rwose. Yes naboti karame boss. Ngwino njyanirize inkweto mu nzu. Arimo gukora iki? Ari muri magazi koze twombo. Hanyuma mukomeza mukora akazi. Yes, turasha. Karame boss. Ariko se itangaza. Ibyo mbona urabirangiza. Pato. Nahindi koze ibyo. Na bote se yakubwiye. Yambwiye ko ari ariko menya nta mukozi waheruka. Hanyuma jyana yibase mu ahubwo boss naragenda akana nari mbonye hano mu nzu ndavuga ndize aka kanyuje utangiye gutoragura. Nari mbonye tuno turi nete cyose si cyama kwege yambaraga kiri hano bataragiye. Ni makwege bazambara. Nanjye nambaye ndebye mu ndorerwamo mbona birambe. Icyo uzajyana. Yego. Nyamuzambera abakozi. Boss rango bibereye. Nyamuzambera abakozi beza kabisa. Hanyuma jyana iyo base jyana niyo ntebe. Ariko namenye n'umuntu mwiza. Hari birego sibya banteranya. Gusa gasenyango n'umuntu mubi yaduteranya. Ako gasirabo niba ari ni gasaki yitwa boss. Ngo yitwa gasenyango.
komeza akazi ibyo bya kasi. Sawa, sawa. Sinzi niba ari gasinzi bari. Ariko se ariko boss na Bati yarambwiye uyu munsi saa sita ntabwo bahari duteka ibyo tumara. ko ngiye kugenda. Erega uri umukire mwiza. Mana ndagushimye mana ngo wayicyubahiro. Nabona abakozi banjye kabisa barimo neza. Ariko bamudamu yohereje amafaranga ra. Kaya yohereje. Okay. Kambe kurikirana ibya hariya nabyo. Ege. Murezi ngo Gahigi umwemerera akantu iruka ko kiri kumyanga abakozi bacyo bayitesheje umutwe kikagira ngo ari mbabyishimiye ahubwo mbanezerewe kanumve yuko mwewe ko dacamara marezo y'iki gihe nayo Gahigi we uraho ese duherukana nkwemerera akantu uziko nigeze nkakugurira yego byari byaharyo wari wambwiye ngo abana bawe ngo abakozi bawe bagiye ubu se uratuje noneho nkakugurire uri gukora niwowe uri kwikorera ariko uzarebe n'umukozi uzashiramo we umukozi uzamushyiremo ajya gukorera sawa rero amarezo we amarezo alo Gahigi we ajya urambwiye ngo abakozi baragarutse barimo barakora sawa Gahigi ngo ambwiye ngo iki ngo ibikozi bye byaragarutse nabyirukanishije umva iriya ngegera ndashaka kuzayemeza yo ntabwo inzi ivuga ngo ni umuturanyi wayo ariko ntabwo inzi buretse ibyo ngiye kuzamukorera yewe reka nze njye kumureba uvuga ngo azi ko ngiye kumugura amayoga nishimye mfite agahari n'umujinya turaserera reka nze ahubwo nze ngenda ikambwiye ngo abakozi baragarutse akambwiye ngo baragarutse n'abamutwaye amakesi nkamutwara ipiki nkamutwarira amafaranga ariko si ibi bikozi yabikuye he ko naherutse nari nabihambirije biya bikozi bye biya bikozi byagiye he ngo niba barabyitaga byaturana ba Naboti na Tura bagarutse bati ko nari nabirukanishije n'ubu ntabwo reka njye umuneke nimara kumuneka namenye ibye namenye gahunda ze namenye uko akora namenye abo bakozi yagaruye uko yabagaruye nindangiza yongera kwirukanisha Nigitangaza Yemunyajyana wagakiza Nigitangaza Ikora Imana igira neza Umupaturo rwose Komera petit frère Cha biracambose Akora inzara yari yaradutura tuje no utahaze ni furu shuwazi ni furu cyaro kutajya guhaha mwana cyajya guhaga ko arizo mweto zoze nenda ndawe ushaka kuzitota izikweta ko ndushe sinaganiramo ibitaro munsi sinzi ndugwerera uko Namufashe kwamira reka tujye mu samu turasese ko ariko suko furazi twakibuze tukenge swaje twari butubiri imvuvu twinyagize Dole Wasisi nijya gukora Yo bijega bikora ngajya kumushi No, rupa, yo gusera mabige bi
Ndi umuhuza. Ndi kidahuzu. Ange ni nya ni imvura. Oya. Ari nyagiza. Arisa nje dore ninge watsinze. Natsinze bro natsinze. No natsinze. Ariko kumwana agira cyane. Haje usimbuke turabasimbuka kuki. Wikirukanga nko tujya gutera nyemuza wome tera ni tera kompa yende kunyerera umva nyobura Yaraje. Bre. Kakundi. Kwanza tukani. Mundu bumsima bwara bugira. Erega wigire nuzi cyara. Yaje. Wakishye. Bumuzima ntago twabugira. Ariko yari kintu takubwiye. Muri ngusiga inza. Ngusiga inza. Tunariye turangaswe bose yagiye ariko igize ko mbase umuntu kuvugira muri boutique yajya mu nzu yo ruguru ariko mera neza namwe muri gusinza kabisa ako Dodosi niba hari umuntu ufite muri uyu mudugudu unshimisha Dodosi ni uwa kwanza Dodosi ako mwabaye ngiye yarabwiye ngo ngiye kungurira icupa kubera ibibazo nayo nibereyemo ndavuga ati ako yarabikomeje abigira seriye ko arangurira icupa ndatongoye none kabisa ndari kwa kabisa umuti turata mukomere mukiriya ese imyuzo y'imvura imeze nabi hanze imvura yakamejeje ngirira ko bawubona biriya buje yego na kariya kaji n'intoryi ureka ubuze ibintu maha umukiriya reka mukirimenye ibyo ubuze ibintu maha atwara harya n'akaji nako kaji imvura isigaye imeze nabi kabisa n'akarungu imvura imeze nabi hatashye n'iyi minsi y'iganje ubwo birahura oya ahubwo se gusenga ndabona ngo barasenga ako mufitiye amakuru se ameza amakuru urayafite da sibete ni wowe nanonera ariko se urabona ubuzima twabagamo mu cyaro bitandukanye n'ubwo turi kuba mu ngubu aho ngende mu buzima we noneho maze kuzana imboko ntabyo rimwe na rimwe twabibye no mu kaje tweke ufite ukuntu gateye numva noneho ngende nari ikijo ibintu ari waneze yafite ibijumba ariko wabonye kuntu noneho maze noneho ituza ariko mbona ituza ritagukara ketoze zimbavu nikabavuzi ihene bizaze ngo pompa yashishana niba kugituza nyoboge
uri kubona ukuntu ititira nibavuga iboko uzazanira igihe utangiye kwivuga imyaka Uki? ndose mukumbuye meni mu cyaka Mama suka muzane. Rwose ndarira cyane ukuntu yatujyaga tugiye mu bihe yagiye kutwasanga. Mama yumuzanye hano ngani. Twahuye kuvuna simukadi. None urasubiriye ngo amakuru urayafite. Ndimo mubwira ade. Reka nkubwire. Nakumvise kandi nzakwereka. Ngewe ntabwo uzi ukuntu banyita. Siwabonye ibyo nagukoreye. Ngo bakwita Kuriya sinabonye ibyo nagukoreye kuri simukadi yawe. Ntabwo wabibonye. Simukadi zanjye se kuzikuye mu zijyanye. Simukadi zawe ndazijyanye ntabwo ari wowe natwa. Ntabwo ari byonyine ibyo naba ntwaye. Nawe uzamubaze niba mujya munahura. Ibyanyu n'ibindi. Gicaka Mubaye hetse nzakwereka. ariko Jewe ndi mwiza wumva ikibazo ushaka kwicikira. Urasubire. Iki? Simukadi zawe ntabwo zihagije. Ndewe mvuye Kandi ubugambo bwawe ntabwo wibuka ibyo nagukoreye. uretse Niwongera shike kunda. Dodosi. Kana kimvura yatwishe. Ariko telefone ndayagaye. Dodosi wanjye. Yego. Bawicaye kanze. Icyo cupa rumbure kanze nanjye manze kungurire. Yego murakaze. Uturanye yemera rwose. Rero rebera amako gafite ibara ritukura. Niko nkunda ko gahenze. Ariko se wenda guhamagara kugufatisha n'ikibazo. Rero ngo guhamagara ngo ari bagize ibibazo. Ajya numva kangaka. Ako gatukura ko ngako. Si ngombwa amazina. Muciyo. Murakoze. Kanze nanjye nzabe. Akoma dusanye. None se murakoze. Urabona bimeze bite? Ni sawa? Muri botike ndabona bigenda. Biragenda. Abona abakiriya barimo baraboneka nubwo imvura imeze nabi. Ese birimo biragenda. Ariko nabona umaze gutera imbere. Aza gutera imbere. Nta kintu nabonaga wari ufite. Kabisa. Nukuri. Turyoherwe. None si bwo. Ubuzima bwacu kabisa. Yego, merci. Kabisa. Niko. Rero. Umva niba ari umuturanyi buragiye. Ni sawa kabisa. None se imeze bite? Amakuru ni meza. Tumaze ibiti tuvugana ngo abana ngo bagiye ngo banyuze. Dose we ira dose wenyine. Reka. Ibaze ariko idosiye yatumye nta mu icupa. Ibaze dosiye yatumye ariko mfite ibyishimo. Twaravuganye. Ndashaka kukubaza. Abo bana ngo barakwigiye n'abakozi ni. Nyine bari abakozi. Ariko uzaza amakuru naje kumenya neza. Burya narazamutse igihe twavuga. Njya kubashakisha. Abaguyeho abantu bari baraye. Barababonye. Bari baraye no gukina. Barababonye. Narababonye nta kibazo kabisa. Ari byiza, ni byiza kubabona kuko bari banjaniye amakesi, banjaniye amafaranga. Ni byiza kubabona. Ni byiza kubabona. Kiyaze kabisa. Murakoze. Bawundi baragarutse. Ubu bari mu kazi, bameze neza. Ego nsigaye mbabona noneho. Atariye njye kubacunga. Abantu bari gukina utuntu ngo bishimye. Bahaze kabisa. Bishimye kabisa. Nta kibazo nyine ubwo kuba baragarutse. Ariko se waje kumenya amakuru y'abantu babirukanye. Ntabwo ngo wambwiye ngo barabatwaye. Nimba ari yangu. Gasenyango yo. Cyatoto yewe ibintu nabone kuri baya bakoze. Ibyo bisa nanjye ntabyo nyamenye. Ariko ikintu nashaka ni uko bagaruka mu kazi kuko buragiyewe uri ko nkunda guhaba abakoze akazi buragiye nsimba ashaka ko umuntu aba umushomeri oya bose ariko ni mfite akazi buragiye n'abakozi ijana ngewe rwose nkabagira mbese nkabashyira mu kibuga iyo mbonye abakozi bakina bariye numva ari sawa rwose reka nkubwire niko burya nibyo byiza iyo bariye kuri kabisa iyo bariye biba ari sawa pe
nakundi nyine abone dodo umva icupa ry'isoro urankunda ndabizi ariko urizi ukuntu mukunda oya ntakiri nagukorera ahubwo dodo muri iyi minsi seka muri sake yanjye y'umutuku uzi ahubwo jewe ntabwo uzi ikintu kindi mukunda uzi ko ushobora no kuzagura ariko nanjye urukundo mukunda ntabwo wanyima inka ndabizi ntabwo wanyima inka pe ntabwo wanyima inka gusa ntabwo ubwebona ariko nzabitegura umutwe birimo uko abantu bagabana ubwo ni uko bagabana ubwo ndagabana gake gake ahubwo reka kubera ibyishimo reka mwamagare abakozi banjye abakozi bawe bagusuhuze erega si ngombwa wikwirirwa ubahamagara yewe tura nabati si ngombwa wihuta twinywera inzoga nta kibazo sinazamana nabasuhuza se nta kibazo hano ni mu rugo wamugani ko ahahora yewe reka ngende ako wihuse se akako ni kate cyangwa madamu atetse ubugari akako ni kate kawugendo n'akama ako nani ndagenda nkama nduma muzi icyo nguhamya reka ngende nkanywa dodo turi kumwe ariko ngo byagarutse ikintu ngiye kuzamukorera noneho ndamwemeza ngo bafite za baturanyi noneho akantu kanangezamo ndumva nahita njyayo nona biriya nzabyirukana biriya bizasubirayo ibintu byakoze ariko ubu barimo ngo nkwereke akantu nikorera ubu barimo noneho ndumva mana nyakasi ngo byaragarutse ndaje ndabyirukanisha ntabwo biri buharate sha ihorere Get out of my house.